Ndengere se ko rero nashakaga. Mutenge ntaho hari yagiye gushakisha. Gushakisha. Kandi nakwizera. Nuko ntabwo ndi kubeshya nuko uyu munsi unyizere pe cyane rwose kandi. Naho nsobanurira ukuntu iki kintu cyageze mu buriri bwacu mu cyumba hari ntukinishe kumbeshya. Nyine. Umzana ye nka toni nk'ebyiri za sima ziraba zihageje. Izindi nzakubwira. Sawa sawa. Boss, singubeke rwose. Bajya kuvuga ngo warihaye ariko nicyo gisobanuro cyo kuvuga ngo warihaye. Iki kizu ni kinini rwose. Yari icy'ubucuruzi n'icyo kwa musimbiza ariko rwose yarota yayindi wabakamuka kandi kahirigiriya. Kakanda bagamo nakwa gahuza n'ingi rwose. None boss, narebye ndabangurira nkuzanire imyenda itasebetse itaguteza abantu wakambara umuntu akagira ngo umukire cyangwa umukire at the same time ako nyine akabona ko ugifite twa duswage twawe niyo mba narebye nk'umuntu umusaza umva kandera wegeye nturebera nakubwiye nibyo shaka sibyo ubushyiremo akabara gape sibyo oya nta mutima mubi rwose as long as wabihaye kandera it's done amakuru yafite urukumva ako sinakubeshye wanunguye izi mu mudenge yarakennye narihebye gacuruza amata kumbe zari siyasa z'abanyamugi kureba bose kamubwiza ukuri iyi niyo mpamvu mubwira ngo uroro modo wangiye cyose urasa neza vrema umva reka nkubwire babara urugendo uva ahangaha nanjye nikorera akazi oya nta kibazo ukora ibyo nakubwiye sibyo bose biza bose nanjye ureke nikorera akazi keza ariko sawa kabanye iyi nzira neza gawe wihangane nyine mbabarire basi umunsi nakwicishije rungu usiga mu gikoni wenyine uramurira kwica suri rafiki yangu sibyo Njye tubyibone urambabariye se ako Serugendo ubwo wabuze igitoki amakakama kigira wabuze intoki zanjye kuzuzuye amakakama none ngo mubabarire désolé niyo mpamvu nagusabye imbabazi nabyumvise pe humura ejo nzakuzamukana ujyane na muri salo bagukora izo nzara zawe siba neza niyo salo irayo kwa kazungu umva mbwire petit frère ngewe Fiona nkoresha muri salo nahoze mbona hano kare utuntu tw'udutipe twicokoza hano mu muhanda ngewe makoresha inzara zanjye umva barakubeshye inzara zanjye nzikoresheje Kigali gusa ibiki birenze se sinabonye ko nta nibirenze bari su gufata ku pongere bagaca inzara abanyiza bakaziconga bagasigayo amarange yanyu sinabonye nta nikirenze kirimo hari ikintu nyene ko twumvikanaho sibyo ibintu ni bibiri ngewe nutaza n'umukozi turaserera pe kuko nimba hari ikintu wibeshyeho ntago Fiona nzasubira muri kira gikoni kinuka yego ntago nzasubiramo ugurananiye none ndumva nta kundi byagenda rero nuko mbwiye wirengagije yuko ngiye mwankoreshaga sibyo wirengagije uburyo mwankoreshaga munoze nkuba amasafuriya yanyu nkuba ibyombo ngira ibyo mwagiye musigaza amani wirengagize ko mwaryaga peke mukayimara mukansigira igitiritiri cyo hejuru nkaba ari icyonje nigeze nisaza none urazana ibyo ngibyo okay akumajye mureka kwiyemera ibyo uvuga ndabyumva pe ibyo byo bitiritiri nimba ari nibiki sinzi byari byo sibyo akutekereza umukozi wo muri Kigali n'umukozi wahangaha ntago bahuje ibiciro uwinaha umuhaye na sensa yayemera ariko igikapu cyuze amafaranga wahagitiri wajyangamo ikanzu y'Imana reka se gikora hasi nayange reka amafaranga nayange amafaranga ngomba nyina ngomba kokoresha shaka akumara iki ngubwo ngomba kokoresha akumara iki umuntu nakubwira nkubwiza ukuri yuko ari amafaranga arenze niyo kanzu y'Imana yiga bagenda ne kuvuga urumva mugira ntaramenya ngo arangana gutya ntago nshaka kuyakoraho ikindi kandi ndanigende ngiye kuryama
Nese ngenda arara hehe? Wari mu cyumba cy'abashyitsi. Kwanza ni ibintu by'inkundo ndumva ntangiye no kushingukamo. Buriya amafaranga ya Serugendo umuntu yariye ntiyayaruka. George, akira telefone yawe. I don't want it. George, ntushaka kumenya n'amakuru I y'abakuzi. don't want it. I told you I don't want anything. Oya George. Do I cyane kandi? Man, ndira kubwira na telefone nshaka sinshaka kujya ku murongo. I don't want that phone. Ahubwo yise nivane mu simuka nje nyishukuye. Oya George. Si ngombwa kuyizimya. Reka telefone yawe nyizimya. Mbe nyibitse nta kibazo. Wenda nukenera kumenya amakuru uzayamenya nyuma. Ariko si ngombwa guhita ukuramo simukadi yawe. Sibyo? Sibyo George? Courage. Ngo siporo nziza. Muga. Oui. None se nta makuru ya Fiona kugeza ubu? Fiona se? Na n'ubu nta makuru ye ntagaragaruka. Ça va? Courage. Fiona? Tu es là? Bonne journée. Fiona mrangira. Oya nabo ndiko. None ukoze kuramo icyo kiboko uri gukora n'imuteye kunyiba. Akuno kuboko kuri kumujika gukora gukora iki. Utangiye kuzana igisoko. Serugendo hagiye umujama ko kuko se njye warunaniwe. Ngiye mumuja muri munyiba. Nyine nafataga no badari nanjye nyine ngo numve ko bimeze. Okay, tworoshye ibintu. Ibintu bigende mu mahoro. Reka njye gutegera ngiye kuri agence nonaha bite ngo utegere yihuta igi Kigali. Sinshobora kwa n'umuntu yiba. Akosa wagiye umujama mani. Nta bujama hano. Nace sibaza. Nta bujama hano ni kunyiba mani. Nta buryo bishoboka. Nese ko mbona uyisubira akarira muyobewe ko. Nta birakarira musa. Asubira ko mwikondera koko. Urumva njye natinyuka kukwiba. Nkunda wowe se. Nkunda rangiye nawe dukundana. Ese urumva nakwiba koko. Oya nawe bitekereza. Urumva nakwiba. Urumva nakwiba Serugendo. Nukuntu mwikondera. Funga umuryango. Funga umuryango. Kubyemera utabyemeye. Byaba bitese ni. Aya. Turi hano twembi njye nawe hari undi muntu ubonamo hano. Nyine mubwire ese ko ugize isoni. Okay. Ese hari undi muntu ubona aho ngaha. Funge. Okay, funga. Birakaje. Funga nushaka kudadira jugunya muri toilette funga. Fanda byakora akaje amafaranga ntabirenze. Owe.
Serugendo. Serugendo. Allô? Allô, Fiona. Oui, mwaramutse neza muga. Mwaramutse Fio. Amakuru? Yego turaho ariko bya bindi bisanzwe byo muri Kigali. Amakuru ya George se? George araho. Aragusuhuza. Ngo uzaza kumutwara ryari? Ngo kumutwara? Aho bigeze. Waza ukamutwara. Rehabilitation yakomereza iwe mu rugo. Nta kibazo ndaza gushaka umunsi muri ino minsi yose naba mfite. Ndebe yuko naza kumureba. Uzaza ryari tukwitegure? Oya ubu ngubu ntabwo naba ndi kuboneka kubera ko ndi Kayonza kandi nawe urumva kuva i Kayonza none nkahita nza kumureba ntabwo byankundira. Kandi sinamenye igihe nzavirayo ariko musezeranyije ko nyivayo nta n'ahandi hantu nzaca ndatinja kumureba. Wambwira bakaba bamutunganyiriza ibintu bye byose ukazaza uhita umujyana nta kibazo. Ariko wibuke ko hari na piyoma ya tranche ya 3. Amafaranga se? Amafaranga nyine ntacyo reka nze nyashake ndebe ko nyabona ndahita nyakoherereza. Okay, merci. Sawa, merci nawe. Reka mubwire ko uzaza vuba. Ngo ni Kayonza? Yego. Ni Kayonza mufiteyo umuryango. Pas possible. Telefone yanjye igiye hese kandi. Kino cya kimwe isukari ihagije? Irahagije rwose. Nisanga itarimo ntabwo ndi bukwishyure. Oya, irahagije ndabyizeye. Okay. Okay. Go. Miliyoni 12. Ubwo tuvuge buri munsi ngiye njyaho 10,000. Kase 10,000 ko byaba ari igishira. Oya nako teka ngiye ndya dendo yose. 10,000 ntabwo nayimara. So naba ndi kurya inkoko, naba ndi kurya katugire 5. Ubwo tuvuge ko 5 nzambike buri munsi ni miliyoni 12 ko nafite miliyoni 12. Murimo 5 bya buri munsi. Ubwo ndakuba none yaba ari menshi.
reka mva wundi se na bitanu yaba ari menshi wowe nako sasa reka muhereke reka tugire bitatu ku munsi yaba ari ayo ngayo ni ukuvuga ngo nazaza njya sinarya ibiraha gusa aya wenda tuvuge yuko harimo amandazi abiri harimo n'iyindi wenda n'ikiraha kimwe afata n'igikoma kwa kazungu ntabwo bahenda ubwo ni ukuvuga ngo 3,000 ku munsi byahura n'imyaka nsigaje ku isi ngiye njya 3 ku munsi ubwo nafata miliyoni 12 nkore 3 ku munsi ndebe ko bizahura imyaka 10 n'imyaka nsigaje ku isi buri munsi ngiye njya 10,000 ese man nta kuntu wanzanira ikayi ko mbona ibintu ndi kwandika ari byinshi bidakora kuri nonose ngenda yikwishyura naribi we yinsanire tu kubona iyi ngiyi hanga n'ubundi ntabwo ari gukwirwaho tu tebuka bro wowe zana ndakwishyura man ufite icyo kibazo kugira ngo isamese nta ntunze y'amafaranga nashamfe wakwijyana nawe oyo ushobora kubijyana 12 kuramo 3 bya buri munsi bimaze kubona yuko zanjye ibiraha bimeze gusa byaba n'imyaka nzamara sinamenya ngo nzamara ingahe ndi iwacu muri famiye ko nta muntu urenza 80 nanjye siyo nzagirara wenda twe imyaka 80 nzamara nkoresha 3 ku munsi gusa ndakuba kangahe ndakuba kangahera 12 muri 3 ubwo ndakuba wenda tuvuge ye nabaye mbonye imyaka 70 imyaka 70 okay byanze kunze nta kintu amafaranga yamarira kireka ngiye njya 15 ku munsi kandi nta kintu yamarira 5 naryamye kireka ari ibiraha gusa 5 make cyane ato uri nta myaka 100 nzamara byanze kunze ubwo ngiye kurera imbabi ntabwo bihura tu ese ndakuba kangahe Hello? Hello, Fiona, how are you? Joe. Ni wowe? Niko, ngo wagiye Kayonza? Sha nyine I'm so sorry Joe. Nyine nagiye nakubwiye kubera ko utari uhari ariko nyine nanaherekeje Serugendo kwa ko bari bagize ibyago. None se ubundi telefone ni muganga wigutije koko? Allo?
Uretse tuvuganaho gatoya. Serugendo uvuye he? Uya n'uruguru mana. Aho waba uvuye hariho hose ni gute utinyuka kugenda unsize mu buruta nambwiye. Ariko wabizi ko nagomba kujya kuri banki. Nkajya kubarisha n'amafaranga urabizi nibo bagira kakuma kabara fresh. Usanze arangahe? Serugendo usanze arangahe? Bakwibye se? Iyo banywa bikagira inzira. Nyine byakugendeke bite ko mbona wirakaje? Usanze amafaranga mfite mana nta kintu yamarira. Ngo? Uvuze ngo iki? Unsubiriramo ntabwo ngumvishe neza. Uvuze ngo iki? Nari nzi ko amafaranga mfite anyine zantunga mu myaka yose asigaje ku isi. Ariko ni makeya n'ubundi nzasubira i Kigali kuba amasafuriya. Wasanze mangahe? Makeya tu. Ndakubajije wasanze mangahe? Icyo si ikibazo cyoroshye. Okay, ni miliyoni 5. Ako Serugendo. Utanibeshya na gato, ukanasunuza. Utanibeshya na gato kambeshya. Miliyoni 5 zonyine. None se Serugendo, uyu murima twagurishije na 8. Twakuye mangahe? Nago badaye miliyoni 5,500. Inka zose, andi matungo yose, indi mirima yose twagurishije. Baduhaye mangahe ku buryo ajya kumbeshya ngo ni miliyoni 5. Umva ntubinzaneho. Kunumva shiko. Amafaranga naba mfitemo arakureba. Naba mfite mesha, naba mfite mu 10. Njyari deni mufitiye. Uzore kuntu washikoye wasakuje wagira ngo amafaranga yamufitiye. Nta deni mufitiye. Amafaranga nayanjye ngomba kuyakoresha icyo nshaka, nakubwiye umubare nshaka. Nta mafaranga mufitiye ku buryo wantu nayakurya. Serugendo nuko mbwiye. Serugendo nuko mbwiye. Buretse ibyo bintu uraza kubyicuza, uraza ku kandi utanibeshye sunutse ubuzuru unyihamagarishwa. Uraza kubyicuza, uraza kubibona. Si wavuze gutyo. Genda man. Ubundi naje gusanga ubushaka kunyiba gusa nta kintu nkurikiye. Cyatumye nanga donation wanjye gusa. Utambwira ko iriya gahunda wayivuyemo yo kwiba Serugendo. Sema mbabarira ibibazo bya Serugendo ubishyire ku ruhande pe. Serugendo mwihorere kuko naje ndariya avuga se kuki Samantha agomba kumenya ibibazo bya Serugendo byose. Amaso yanjye ntahabona, nyamara niho ibitekerezo bihora. Biragoye, ibinshi intege ni byinshi, nta cyizere cyo kugerayo. Aho inzozi zidasiba kunyereka, umutima uhora uhambuza, nkabyuka nkora cyane ntekereza
nzaba umuntu ukomeye nzakora